ngabo yama update ku bijyanye n'ikipe y'u Nigeria tubwira ko hari umunyamakuru baganiriyeho muri Nigeria kureka cyane equipe nationale ya Nigeria ngo ntituzatungurwe ikinishije umukinnyi umwe ukomoka iwabo ukini wabo ahubwo muri championnat na kukini wabo wita papa ngo bamwita papa arabuze ngo Wilfried Ndidi ni umutoza w'ikipe y'igihugu ya Nigeria ntabwo yishimiye uburyo arimo yitwara ku buryo ntimutungurwe mugiye kubona mukabona bakinisha umukinnyi ukini wabo rwose urumva bari tayari rero abakinnyi ba Nigeria nabo iyi munsi barakora Nyamirambo kuri Kigali bamwita Papa Daniel Mustafa ushobora kuzabanzamo kuri 6 ngo bamaze kumenya ko u Rwanda faiblesse na weakness na strength u Rwanda ngo ruri weak mu mipira y'imiterekano gutsindwa ibitego ngo u Rwanda rutsindwa ibitego by'amakona kandi ikipe y'igihugu ya Nigeria ifite abakinnyi barebare dushobora kuzabona imipira myinshi bayiterura bayihereza ba Victor Boniface na ba Victor Osimhen bashakisha ibitego by'umutwe strength y'u Rwanda ngo bazi ko u Rwanda rukomeye muri mediane umupira ntuva muri mediane ubwo ni Boneri Jihad na Keve cyangwa Gerete cyangwa Sahabo cyangwa York wakina hariya niyo mpamvu ngo bagomba gushyiramo igisuka kuri nimero 6 iyi match u Rwanda rugomba kwitegura ko itazarworohera kuko ni Nigeria itaratsinda match ni Nigeria ishaka itike igikombe cy'isi aba bakinnyi bose nabo babumva ari cyo gihe cyo kukijyamo nicyo kibacuruza aho ntabwo bajya binuba za kane bakwinuba bagakomeza bakikina champion wabo ariko igikombe cy'isi oya kandi baba biziko bazajyayo ariko igikombe cy'isi kipe y'igihugu Nigeria iri ku mwanya wa 5 mu makipe 6 ifite amanota 3 tumaze gukina match zingahe Nigeria ntiratsinda match imaze kunganya match 3 Nigeria ntiratsinda match igomba mu gihe twe tumaze gutsinda 2 mu gihe twe tumaze gutsinda 2 Nigeria ifite ikibazo gikomeye baje kugikemurira hanga none ngo ikintu uyu mutozo w'umu Malien yakoze Eric Shell yahamagaye ku buryo nta munya Nigeria usigara avuga ngo runaka kuki yasigaye uziko ko umuntu ahamagara ku opinion publique igasigara ivuga ati rwose nkuko tuvuga ngo Olivier Kwizera kuki yasigaye Nigeria nta mukinyi wayo abantu barimo binubira ko yarasigaye yahamagaye abakinyi bagororotse kandi bagira abakinyi benshi ja ku Mavubi rero ku mugoroba washize umunyamanga ahora muri Ministeri ya Sport Regis Suarez François yabasuye ndetse na n'umuyobozi Ferwafa Munyentwari Alphonse nabonye na SG Canada yarahari ubwo birumvikana ni mu rwego rwa motivation nimba waje ku myitozo ya mbere uko biri kose bazahaza kenshi ngira ngo amashusho bari kuri TV10 kubibona ndetse no kuri YouTube channel yacu imyitozo bayikurikiranye ni muri cadre yo gutegura n'umukino uko byashoboka kose kugira ngo bazabone amanota ni Nigeria itagihirwa ni Kigali buri ngabo ntabwo yatsindiwe Nigeria ntiradutsindira Kigali pe 2011 harya Inyamirambo yaradutsinzera ikiba 0-0 yamanuye abitwa batayeta usaze ode mwingi ndabyibuka hari kuzuba ryinshi ku bwa mico tayeta iwe 0-0 hanyuma ubwo na mbere yaho cyari kimwe kuri kimwe ya match 2005 na match ruka rero ku mahoro ejo bundi umwaka ushize naho tunganya ubusa kubusa Nigeria ko dukwiriye kwitsinda natwe hangaha oya Nigeria twarayubahutse nayo ni ibimenye twayikutiye wayo Kigali se gidutsinda aho bita uyo twarayigaritse twayitsindiyeyo 2-1 rwose ubwo rero nta kintu cyatuma tutagira icyizere cyo kujya muri iyi match turi tayari igisigaye ni kimwe Ephraim Kayiranga 11 ntabwo urahindura ahubwo se abanyarwanda bakugura amatike ko umuntu yaheraho yagiye muri systeme kera abanyarwanda subwo hari urwitwazo bafite aregare hari ibintu bibiri tugomba kuzirikana mwabonye ifoto ikipe ya Stade Tunisia ya postinze ivuga ko umukinnyi wabo yahamagaye abonye muri background muri background hari abafana b'Amavubi bambaye imyenda AI yabakoreye iyo graphique ntagibaho berekanye stade yose y'umuhondo abantu bafite amafurari yanditseho Rwanda ibintu bikomeye cyane iyo stade niyo dushaka mu mahoro hari ibintu bibiri rero byo nengeye kubabwira icyambere iki ni igihugu gakondo tuvuka dutuye dukunda hari umubyeyi wavuze ati iyi niyo gakondo yacu cyane iyo ni impamvu ya mbere igomba gutuma dushyikira ikipe y'igihugu y'u Rwanda tukaba turi muri stade tukagura amatike impamvu ya kabiri nkaje tukareba nibi bihangange aba nabakinnyi mpuzamahanga mwa bantu mwe ubona rimwe nta wamenya wabona utanye ifoto ya Victor Boniface je nashaka kubatsinda nta nifoto nzaba nkeneye banze mbagarike abanyarwanda 2-5 tujya muri stade amahoro reka kujya kureba iriya match utagira ngo twavuga ngo turabona kanumu ariko kanunu wanko nuwako kanu abantu basigiye bavuga ati uje neza Robert Koro yafashe kanu ngo ntiyagenda umupira warahindutse kandi basanzwe babona ko Koro kuba yarafashe kanu
byavuzwe imyaka 3 ariko ubu kuba mutsinzi handi cyangwa Manzi Thierry yarafashe Osimhen ubu bizahita birangiye dusigaye twumva bari ku rwego rumwe twumva ese undi araducaho Osimhen adutsindagiye igitego twarakarira mutsinzi handi taguciye wate bishoboka bitese urumva ikizere cyarazamuka niba bizwi ko dutsindwa ibitego by'ama set pieces nizere ko Amrushi nawe abizi kuri Benin twaragitsinzwe kuri Sudani y'Epfo twaragitsinzwe turakora iki ngo tudefande neza imipira y'imiterekano ko baraturusha uburebure aba ni ibisori twereka taye zacu baraturusha byose oya kandi baraturusha byose kandi ariko umupira w'ubu twabarusha ishyaka ni tactique ishyaka amayeri ishyaka technique baraturusha physique baraturusha ariko amayeri y'umukino amayeri y'umukino uburyo twa approachinga game ishyaka gushyiramo imbaraga 100% ibyo ngibyo twahangana twagenda mbere Nigeria ese Dr. Nigeria abakinnyi bacu badafite icyo bita ingufu n'umukukuzo match y'ubushize yarabagoye buriya umuntu witwa Georgia kuri match ya Nigeria yaribuze mu mahoro niyo mpamvu aba Claude atinze Georgia yarasimbuwe igice cya mbere cy'ikirangira yarasimbuwe hakiri kare rwose ese Dr. azaza ryari Dr. we Dr. Kanu Dr. wungirije Adel wa mudamu Caroline nibyo kubaza Dr. Karo ku myitozo ya nyuma tuzayibaza ababishinzwe batubwire kubera ko ubwo azaba yungijwe na Eric Nshimiyimana kubyagenda kose niba uzaba ari wenyine ariko nakubwiye naganiriye na Kasambungo Andre buriya n'umuntu tujya tuganira umupira ndamwemera yarambwiye tukuna Amavubi yakiniye kuri Nigeria muri Nigeria n'uwasubizamo match Amavubi agakina kuri Nigeria agakina kuri twayitsinda ariko umupira ubu ngubu nukumenya gukavaringa zone zawe kubyaza umusaruro amahirwe wabonye nanjye impungenge mfite nazira offside zikongera zigasifurwa impungenge mfite zifite kuri Claude kura kuno bamunyuranyura nabo ba Lukman oya ni tactique tactique Claude na Omborenga ntabwo zatuma Claude na Omborenga ejo hari akazi kuwa gatano cyane cyane je inama nabagira nuko utazamuka nta centre bazihorere cyane Omborenga Claude tumuziho azi kwaka baro cyane buriya ariko match ya Nigeria iheruka Claude yaramugoye ariko yakinnye neza match ya Libya cyane mitaka bahita bamuha match ya Nigeria aragenda kandi ya premier mita mu buryo bukomeye cyane deuxième mita nibwo yatangiye kuvunika bamushyiramo match ya Benin Imana niyo yatabaye byari ibibazo bikomeye cyane kubura Mangwende ni ikibazo Omborenga nawe Mangwende ni umukinnyi watangiye izi campaign akina nabi ariko banza natwe yaratwumvize ko twaramukirititse pe cyane ariko ibintu Mangwende yakoreye ku mahoro dutsinda Benin Stade yose yasigaye iririmba Kamavinga yasigaye avuga ati umuntu yazamutse Mangwende yakinnye match turavuga tuti ni wowe ubundi twifuza match ya Nigeria muri Nigeria Mangwende ni yabanjemo nabwo ndumva yarabanje Kamavinga ahubwo naho ngo barivugiye match ya Nigeria muri dutsinda 2-1 iby'amashusho dutsinda 2-1 match ya Nigeria muri Nigeria abanyanije ba Victor Boniface nani mungana na Nepo mu bicera ariyo yarambwiye ati ba Victor Boniface baje bamubaza tukinaye aravuga ati nkina Cyprus baravuga ati ntabwo bishoboka Mangwende yari hejuru nta nubwo ari wa muntu konvenka ngo azashyira urukiko ashyira akaboko mwaravuze ya konvenka ubwo uti n'undi munsi mwebwe nimuzongera kongereranya na Claude ahubwo ubutumwa dore ya foto nababwiraga abantu ari kuri YouTube barayibonye turashaka ko Stade Amahoro izaba imeze gutya muri background abaturage ari icyatsi umuhondo line-up tuzatangira kuyisesengura ejo ariko kuri Nigeria duheruka Omborenga yari yabanje kabiri Mangwende abanza gatatu rwose niyo ngiyo navuga ntwari mu izamu Mutsinzi Ange na Manzi Muraxe Jihad Bizimana na Mugisha Bonheur imbere yabo ruboneka uruhande rumwe muzungu dushima Imana Olivier utaranamagawe urundi ruhande Gilbert Mugisha Innocent Nshuti niwe warakinye 9 George yakwa ko yagowe na match ya hano bahise bashyiramo muzungu ntabwo muzungu nawe mitaka kabiri ya Stade Amahoro Djibouti niyo yonyine yahadutsindiye yadutsitayeho hanyuma se Libya ntiyadutsinda na Libya siko wibagiwe ko Libya tujye kubura draw kuri Libya bituma tutajya mu gikombe cya Afrika ariko rero ubwo ngubwo umutozo w'ikipe y'igihugu namugira inama yo kutareba amateka n'ibivugwa hanze areba imyitozo nasanga ni setagaze neza kurusha Georgia banzemo aya ndinda abakinnyi b'imyitozo nasanga
Yorke Rafael ahagaze neza Wagira ngo- kurusha Samuel Gerete amushyiremo azateremo ba Obedi ngo bameze neza mu myitozo. Obedi ahubwo jye mba numva nk'ubu bakabaye bahise bahamagara Serumogo mu gihe Ombolenga agize n'ibyago tumwifuriza gukomeza gukomera aze byibura harimo n'ako kantu ka competition kubera ko Obedi asa nk'igiporo uzi kubona mu mafoto nabanje kumwibirwa ngiye kasi Obedi ariko yateretse ikintu kikiroso yateretse icyanwa rabonye ubwo Sinzi uragije umunyamakuru nabonye wanditse ngo umukinnyi Amavubi amanuye Huye. ashyiraho ifoto ye. so match rero ubwo abantu bagura amatike ni 1000 match ni kuwa gatanu saa 12. Hari impamvu nyinshi zo kureba iyi match rwose. Kuwa gatanu saa 12 waba uri he? abantu bo muri Utari muri federasiyo na stade minisiteri Amahoro. nabo badufashe utubari babe badukozeho hari ukuntu izi match z'amaklube zazamuye standards mu bintu byo kwakiriza abantu ibyo kunywa n'ibyo kurya Skol izaba ihari Nabonye abantu baburana kofi. bya kofi nanjye naba mbeshya bari kubona kofi ariko byari kera. zirahenda ni kera n'ubundi yagahendutse hiti ndakumva imyiteguro y'Amavubi ijyanirane n'imyiteguro yo kwakira abantu kuko aba bantu bagomba kuza abantu bazagire burudani bazagira ahantu ho gukorera ibirori ushize tukirana na Nigeria nyakubahwa perezida wa repubulika wacu yari ahari umusaruro twabonye ni mwiza tugomba gukomeza kumuhesha ishema stade tuyuzura kandi tubabonera n'umusaruro mu kibuga nicyo cy'ingenzi rega ngabo kujya muri stade Amahoro ukavamo wishimye kuko watsinze ikigugu tukagira amanota 10 rega hari inzozi dufite abanyarwanda niko zo kumva ko igikombe cy'isi bidashoboka nanjye niko byumva pe Kanyezo kare wazanye ibyo kuvuga ngo Manzi ngo arimo arakina kabiri utangiye kumutekereza bikomeje gutya manzi yakinnye kabiri bikomeje gutya urumva cyasaka Ombolenga se nari bukine. oya nyine mu gihe in case kuko urumva Ombolenga asibye tizi iminsi ibiri kandi nyine birumvikana bifite kandi yaranarwaye mu minsi Ombolenga yararwaye mu cyumweru cyabanje Ombolenga yigeze kuvunika basanze fitness iri hasi Ikibazo cyawe cy'imyitozo gusiba imyitozo iminsi ibiri. kandi umunsi ushobora ko adakora Obedi kandi tuvuze oya Manzi yarajye kabiri Obedi abatirizwe kuri Nigeria. kubera ko jye nafitiye icyizere cyinshi Claude nawe amaze iminsi ari muri meforme njyewe ubwo nana Ikibazo nabo ba Serumogo bavugaga bari mu biruhuko. nibyo mvuga statement yari ngiye gukora no kuvuga ngo Manzi kubanzamo akabanza kabiri tugakinisha Clement na Mutsinzi yanje muri axe Claude akajya gatatu byadufasha kubona abantu badefanda benshi na Casemiro cyangwa kine back free. oya amataktike byihorere Kurumvise muyamaganira ko. nabyo byihorere nyamara mushobora gutungurwa ari Adela kinyi aha kuri za Nigeria ukuntu abatoza bajya bahindura ari gihe babizira akavuga ati reka nshyiremo batatu Clement, Mutsinzi Ange Clement na Manzi none Claude wing back na Ombolenga wing back abakaseri babiri Casemiro ndetse na Jidro turumvikana neza playmaker umwe akaba wenda Samuel Gerete cyangwa se Muhire Keve agahita yatakisha inshuti Inosa wenda na Yorke oya na barafinda barafinda Ni barafinda. muri iyo systeme nuvuga ngo iyo numvise 3-5-2 mpita numva ko bataka babiri hagomba kuba harimo umuntu uri atletique wiruka bate ewana uri atletique kabisa Nicolas tuva ku ikindi umwihariko nabonye w'Amavubi muri iyi myaka byanadufashije no kugera ku munsi wa nyuma tugifite amahirwe kuba twajya muri Coupe d'Afrique ndetse no kuba tuyoboye groupe yacu turimo ni ubushake mu mikinire kurusha n'ubushobozi bya bintu Kenisa ajya avuga abakinnyi bacu muri ibi bihe bagaragaje ubushake bwinshi icyo bita kwiruka basigaye bakina kugeraho imbaraga z'umubiri zishira ugakoresha iz'umutima ni wenda nkigwemo nishaka nkigwemo nakubwiye ngo Thierry Manzi turi muri Benin yigeze kutubwira twanganyije twade uribuke ya match kuntu yari igoye Thierry Manzi yarabwiye atari igihe muzagira gutya mu n'umukinnyi w'Amavubi w'umudefenseur cyo yavugiraga abagenzi be umukinnyi w'Amavubi w'umudefenseur aguye nk'igihumure kubera ukuntu wana batega ijosi batega umutwe abakinnyi b'Amavubi ariko hari ikintu Toshten yaramaze kuzana mu Mavubi cyo kudakina gutyo anymore
ntabwo tugikina dusufura bikabije hano uvuga ngo wana isegonda kuniri kirajyamo oya u Rwanda rwataka oya muri uko gukina gutyo ubundi arukunda abakinnyi bo hanze baba pro cyane ujya ubona uburyo bakina muri club bitandukanye n'uburyo bakina mu ikipe y'igihugu ahubwo twe byari contraire imbaraga abakinnyi batangaga mu ikipe y'igihugu ahubwo wabonaga bitandukanye n'imbaraga batanga mu maklube yabo nibyo rero twifuza muri uwo murongo kuko tugiye muri karite n'ubushobozi Nigeria iraturusha pe ariko ubushake ishobora kubiturusha ariko tukayirusha ubushake ariko uwo bita Muhire Kevin Ramazani baprofise umuhango wo guherekeza umubyeyi wa Fitina ubu tuvugana baricaranye barimo barasesengura niko rasiga ko dagashyiramo ese nibwo bwa mbere bahuye oya ndavuga nyuma y'iriya kese baba bikemuye nyuma y'iriya kese baricaranye rwose cyangwa bagateretse umuhuza ni Clement Clement uri kuvuga ati byabyo ni naga screenshot gafashwe muri video rambaye mutuku ni Ramazani reka dusoreze aha ngaha tubashimire cyane abo twabanye